Ngeze mu rugo ariko noneho ndabona ntazi. Teta ngwino hano. Uretse gato ndaje muvugisha ndabona sister ari kunshaka. Teta uvuye. Uretse gato yanjye. Uretse gato. Uvuye wambaye gutyo. Mvuye hano haruguru kureba inshuti yanjye. Uvuye wambaye gutyo. Kureba inshuti yanjye. Sugo wambaye gutyo. Wabikunze? Urabona nambaye neza? Ibaze ko abantu bose bambwiye ngo nambaye neza. Guhindukiye igice. Ndi kugira ngo ndebe. Guhindukira wese. Wambaye Iyi ntabwo ari imyambarire y'umunyarwandakazi. Naze iki uratangiye rero. Ntangiye biki? Iyo ntabwo ari imyambarire y'umunyarwandakazi. Sister wanjye reka ibyo bintu. Uzi ko ahantu hose naciye bari kumbwira uburyo nsa neza. Ni inshuti yawe ikoheje. Oya ntabwo ari gusa. Ese ubibonye urabona ukuntu nsa neza? Oya ntabwo wambaye neza. Kuki? Ntabwo wambaye neza. Ubu se abantu bose babimbwiye barusha kureba neza. Sister vugisha kuri nawe. Teta utangiye kare. Utangiye kare. Si ubwo ko mana nihe nambaye nabi. Utangiye kare. Ntabwo wambaye neza. Nose kuba nambaye gutya ngiye kureba umushuti wanjye hari ikibazo. Nta muhungu nari ngiye kureba. Umushuti wanjye hano haruguru. Inshuti ntabwo twayifotoye. Uwo ari we wese aho uca bakubona. Kwa sister nawe rwose utangiye gukaza ubuzima. Uje mu gihe gajuru se tubimenye. Ko nta muntu wakubonye. Nyine abambonye bambwiye ko nsa neza. None se nari kuguruka. Ntabwo ndeba ibyabo bandi. Njye ndi kureba ibyawe. Sister ntabwo wambaye neza. Nambaye neza. Oya. Si ubwo ko ntabwo nambaye neza. Iyi niba yishimye ubwiza bwiwe gaciye n'akatsi. Buratanye nawe n'imigani yawe. Tuzaba tubireba. Wa mwana we rero. Ndabona kubwira utari gushaka kumva. Sinzi ukuntu biraza kugenda. Nose uragira ngo bigende. Urahindura imyitwarire. Uhindura imyambarire. Bitabaye ibyo urananiye. Ariko ndi kumva nta kibi kirimo. Oya. Urananiye. Ubwo se kwambara gutya bihuriye no kunanira. Mujye mubabarira abantu. Uzabyumva nusubira mu cyaro. Ako si umwana kakomeje kunanira. Ndabigenza nte koko. Ariko ntacyo ngiye gushaka ukuntu mbigenza kuko biriya bintu ntabwo byazakunda. Ari kugaragaza imico mibi cyane. Buriya ntabwo bwaba ari uburere. Oya wimbeshya. Oya uriya ntabwo bamutenda ngo bikunde. N'umwifato we yumva ko nta cyamukoraho nta cyamubasha. Asha uyishaka kumva uko mvuga have. Ariko nimba ari nabyo umumere ko nzimubwire ko isi idasakaye. Niyumve nyine uko abaye. Nugu celebra kabisa. Nugu celebra. Nago nari nzi yuko byamubaho kandi nawe ukuntu yifata. Bimbwiye iki? Nta kintu bimbwiye rwose byuriye. Reka. Nta cyamubashira ntabwo yatwita. Fayino aratwite. Ahubwo ni ukumucungira hafi. Yagiye ahabona.
ndaje gato tuvugane uretse niko se muko ko nari nzi kuryamye wagiye ryari agariwe mbaza uzi ko ndyamye se hari aho wasize uryamishije ngo wari uzi ko ndyamye uti aho wasize uryamishije ni he ku buryo n'ibikorwa ruhinja niyo ngiye kujya ndyamisha ku buryo usigaye usohoka hano nk'usohoka nose wakamenye ko ntari ukagaruka winjira mu gihuru wasize ndyamye ngo ndacyahari no listen usohoka hano nk'usohoka mu gihuru ukagaruka nk'uje mu gihuru nose ube imyaka mfite niyo gusaba uburenganzira bw'aho ngiye hano ni mu rugo rw'umugabo uwo mugabo se ari aka kanya ari he ushinzwe kumenya gahunda z'umugabo wanjye se nagere zanjye ntabwo zibareba okay kubera ko tudashinzwe kumenya gahunda zawe turakugaburira tugwaho uryama ibiryo byanyu se urumva ari ibintu birenze utekereza ko ntari hano nawe urabonye n'inzoga ni ibiryo ngira n'uryo ukunukira egera hirya uri kunukira nimba wumva ubangamiye se wampunze urambaza iki ninjye uzajya nguhunga iwanjye jya kujya nguhunga iwanjye iwawe ntabwo bisobanuye ko uzajya wirirwa wifatiye abantu bose ngiwawe wawe ese abandi bo ntabwo bagira iwabo kuba ndahasa ibyo bintu biraza gusubirwamo nanjye ngira iwacu ibyo bintu biraza gusubirwamo sundi ko nsigaye mbona ugenda buri kanya uvuyeho ugiyeho ukoze icyubaye kibigenze bite kuva ryari ungendaho gutyo ubundi wabaye iki wagira ngo ufite amazimwe y'abagore bagenzi bawe waje kuba hano uyobewe yuko iwanyu hahari se kuba naraje hano ntabwo bisobanuye ko naje ngo ntware uko wishakiye waje kuba hano uyobewe ko iwanyu hahari niyo mpamvu nkubwira ngo n'ubundi ntabwo naza ngo nicare ntuze unyifatiriye ngaho sohoka ugenda inzira n'umuhanda niba ufite aho kuba waranyizaniye ariko se uzansohora hano ntandi maboko nzitabaza njye ubwo nza kwisohorera ntabwo uzansohora nzagusohora ntabwo uzansohora sawa tuza akundi igihe uba wahereye kugira ngo ugende gute jori hagarara uransuzuguye twagira ngo uri kwinjiramo wawe nta n'isoni gusa ya babe meze neza biraho ngaho ntabyaganje ko muri nsigaye mfite stress nyabashyize ahora n'ikimara ese ubu ngiranye stress sister wanjye aba ngiye mari hano bya bamushimishe ariko ndabona ko sigo meze neza se uyu bundi ujya wireba nta muntu ujya wimenya niba utireba uranenguye ubundi hari ukuntu abandi bahungu bajya bavuga ngo uriya mukobwa ngo yarampenze ngo ibiki nyine ngo ndi mwiza kumurusha shange naraguhenze ngiye nanabisubiramo nabivuga abantu bose naraguhenze sha umuntu abikubwiye yaragushutse none nako wibwira wari useka noneho siko n'undi uri guseka it's my so sweet tora ufite uturo twiza ariko wadukunze ni twiza biba biri aho nyine to ako niba ari ibyo ukunda ngiye kujya ntuza buri munsi nzayagenda badukore gusa ukuntu nkunda abatipe baba bafite zino mbono oya ntukunda abatipe ukunda ngiye udufite oya nawe batadufite nkabona badufite rega nagusiga sure ako noneho bebe wanjye noneho ubu wizo ngo urukundo rwawe rushingiye oya ntabwo aribyo nari mbuze nivugiraga by the way ushameze neza ari cyane reba ndi wanjye gira ukuntu uri mwiza se yuko mbona udatekanye wigira ikibazo mwirashira wawe so nyizera yego none se bite ko mbona utari comfortable oya nani cyayandora kuri konsobanura ibintu byinshi ufite udusari sindamutinya nanjye icyo ndi kwibaza so ufite icyo kibazo
meze neza ahubwo se ubutangiye ibiki we oya ese ibintu byadanje bebe oya nta byadanje birimo ko nyine yigenzi oya ni iki se ndi kwihutira se ntabwo nemeye gufata ku mukunzi wawe oya kumfataho ni kimwe none ibindi nabyo ni ibindi ukora ibiki gutekereza ibiki mbwira gutekereza nta kintu ndi gutekereza niba nta kintu uri gutekereza rero reka rero umugabo yinjoyinge imbaraga z'urugingo rw'Imana yamukuyemo sibyo se ahubwo ujya wika kuri urubavu izo ni injuga igira reka we iyo Imana inkuramo urubavu rukavamo undi muntu utari wowe seriye ngera kuzaburana seriye ntabwo mu ijoro urwo rubanza rwari kuzaca oya ntaribi tubyihorera ariko ntari cha baby wetuzo baby ndagukunda serious sibyo ndagukunda sinzi no ku mwuka wa nyuma nzaba ndi kuhumeka ijambo rya nyuma nzavuga ko nzagukunda yeah sure man okay taho byibuze ubona mbeze bitubona kubeshya just with me ntabwo ari byo nari mvuze kirakara ndagukunda ndagukunda sibyo basi gacha sana nuko ibyo se n'ibicyo urimo ra mba nkubona ikiminsi hatsaba ari icyo ngicyo ngaho se mbwira se muko mbwira ibyo ni ibiki fasha guseka ndeba hano ndeba niwe mbaza ntabwo wagira isoni gusa byagutera isoni nawe nizere ko ibyo ngenzi atari byo kuko wahuye n'akaga kabiri kangahe uri gukora kose hano ngwino ngwino nikose ndeba hano fasha nuko nta n'isoni ese mukobwa ko wambaye gutya nari ndi kumwe n'inshuti yanjye inshuti yawe nizere ko inshuti yawe ibizi mbere y'uko mbimenya ngo bakubwiye ko wambaye neza none ndi kubibona ko aribwo wambaye neza wari wambara neza se nibwo ugiye kwambara neza nibwo ugiye kuberwa ntacyo n'ubusanzwe wari umaze ko hari icyo nabaye irya mukuru riratinda ntabwo rihera ariko ubundi nako ngwino mbwira ngwino ariko mwana yanjye umva nizere ko ibintu ndi kubona atari byo niwe mbwira
nizere ko ibyo ndi kubona atari byo. ibiki ubona Urabona ndi ikigoryi nta bwenge mfite. Urabona ndi ikigoryi nta bwenge mfite. Teta uratwite ntabwo utwite. Uratwite ntabwo utwite. Ntabwo utwite. Uvuze ngo iki? Ntabwo ugeze ngo iki? Muri make ungize injiji. Ungize injiji, ungize ikigoryi. se niyo nzi kundo Umva, nakubwiye ngo nizo mana zawe. Niyo mahire yawe kuba udatwite. nta nda mfite. Ariko umujura yiruka nta n'ikimwirukanyije. Ese ibimenyetso by'umuntu utwite wabibonye? Nuko zime neza se ngo ibimenyetso by'umuntu utwite ibyo wagiyemo agomba kubijyamo ubizi neza. Icyambere, ejo bundi ngusanga hariya uri kugira ute? Maze iminsi nkubona uri guharagata ibiki hariya ku rukuta rwarahanze. None ahangaha wowe ubwawe uturumbutse hariya mbona ujya kuruka. Wari ugiye kuruka ibiki? Bazajya bigera kuri toilette nimuhura bavuyeho ngo bari bagiye kuruka. Hanyuma se hariya ruri ni muri toilette? Hariya wafatiye amaferi ni muri toilette hariya? Kuki utakomeje kujya muri wese? Wambwiye yuko uzana kwinjija ariko ntazagusohoramo. Ariko ndagusohora. Waje uri wenyine ushaka kuza umuryango hano. Teta umva nkubwire ibintu nibi. Nkeneye kumenya umuntu waguteye nda. Wayinyweye mu mazi? Ndasayibonye. Muri make cyakomeje kumakanira. Ntawe uhari. Uratwite ariko ntawe uhari cyangwa ntabwo utwite nta n'uwayiguteye. Cyose ntabihari. Ukomeje kwinangira sibyo? Kandi ngende kukubwira ibintu ndi kureba kandi nzi neza. Ariko undi sawa none ndayifite gayishime. nakubwiraga ibyo nziriganye de mukuru kuri wowe. Imyaka mfite irabinyemerera. Ngaho mbwira wayiguteye. Nkeneye kumumenya. Baruza bya mwana utagira se. Sekaro wanjye n'uwawe. Ntabwo nenda kumukwambura. Ntabwo nenda kumukwaka. Nkeneye kumenya ninde waguteye inda. Nawe se umushakira iki? Ntamwiboreye. N'umwana wawe azakubaza se. Wazaba ari se nzamubwira nawe se niso. Okay. Ngaho nsohokera mu nzu. Sohokera mu nzu ngo nsohokera mu nzu. Basi wenyirukana. Mbabara nuko risura bona naje. Navuze ngo nsohokera mu nzu. Basi mbabarira ubusurumba byagenda ute. Urabona Muranizere garano wo kujya mfite. Ibyo nagusabye kumbwira ni bibiri. Basi ndakubwira ariko nturangare gutya. Ibyo nagusabye kumbwira ni bibiri. Ndakubwira basi ariko mbabarire ntabwo nawe. Uri kuvuga amagambo menshi, uri kuntinza. Nagusabye ibintu bibiri gusa. Nta bundi busobanuro nkeneye. Kumbwira waguteye inda cyangwa ugasohoka ukagenda. Nta kibazo ndamukubwira ariko nturangare. Gira vuba. Ubundi zane mukubwira mu maziki. Ntacyo nendaga kumumaza. Ugira vuba ahubwo cyangwa usohoke.
ahubwo sitamubariye bazize urabona byagenda ntabwo wabura ujya mani kwanza mpakutokera mu nzu ihute ni JP